komeza umurafu udatezuka oya di oya have sigaho oya oya have sigaho oya di oya oya di oya ntabwo ndumubwiriza intungane sigere surwenya samaganya gusa ndiganirira utazi rubanda wiriwe mwana w'umunyarwanda ntabwo negura naka na nyiranaka sinegura umukungu ntabwo nija rubanda ndabwira wowe 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 uriwe wese bamenya wowe nyoza wenshakura imugukijijooke amabanga y'ubuzima bayamazi inyuma mugacoco n'agacuma uraryongora ku biryo ruzagayura ntiyigeze uko utigeze uyimenya nyamara kandi kaburya urwenya rwisasira umusa iyo wicaye uruganiriro amafu n'amafunguro mahwima sigaho garura umutima oya di oya da arakoze cyane arakoze Masabo Nyangezi Juvenali arakoze cyane ku ndirimbo ye nziza cyane ya kera imaze igihe indirimbo ngera indirimbo nziza mu by'ukuri agira ati oya oya sigaho oya oya reka gutwara iby'abandi ubyita iby'iwanyu reka kwigira amahero ndabashuhuje rero banyarwanda banyarwandakazi mwe mukunda radiyo na televiziyo isi n'ijuru abakunda nawe birakureba abakunda nanze kubaho ntariho shene zacu zose mudukurikiriraho uyu munsi tukaba turi kuri ebyiri muri zo nawe birakureba nanze kubaho ntariho nta kosa nkoze rero gusuhuza n'abantu bo ku isi n'ijuru banza nabakumbuye ko uyu munsi ntahageze ndabashuhuje rero mwe mudukurikiye aho muri hose bari mu Rwanda mu gihome kidafunze hejuru kinyagirwa mu gihome uburimo ariko imvura yagwa n'ubundi kakunyagira n'ubundi ntaho ugira wikinga ni igihome nk'ibindi bihome byose ubwo abari mu bihome bimwe bizwi nabo abo bishoboka ko amakuru yabageraho nabo ndabashuhuje hanyuma rero nkaha ikaze bagenzi banjye turi kumwe hano muri studio ngira ngo babasuhuze ariko nkaba mbere yuko mbasuhuza kambanze mpikaze n'ubundi abari muri chat mbone gutanga umwanya kugira ngo abo turi kumwe babasuhuze mwe rero muri chat rwose muri abagaciro muri abantu twubaha ni mutuma twicara aha atari ibyo ntabwo twakwirirwa tujya live twajya mu gikari tukaganira
ubwo rero tuza aha kubera ko muri hano namwe muduteze amatwi, bityo rero iki kiganiro tuba tugifatanyije. Reka mpere kuri aba badamu babasuhuze, nabo kandi nubwo ari abadamu ndahera ku mukuru. Madamu honorable ngo haye ijambo ngo ubanze usuhuze abadukurikiye. Murakoze nyakubahwa Minisitiri d'Etat Félicité Mwemayire, ndabasuhuje, nsuhuje bwana nanze ko ntariho, nsuhuje bucura bwacu Queen Linda, nsuhuje abanyarwanda bose kuri iki kiganiro barimo kukireba kuri nanze ko ntariho no kuri nawe birakureba TV, nsuhuje n'abazagikurikira mu gihe kizaza. Nsuhuje abanyarwanda bari mu Rwanda, abarifunzwe babandi Minisitiri d'Etat akunda kutubwira bafunzwe batabizi, nsuhuje n'abafunzwe byo gufungwa barimo gukandamizwa hirya no hino, nsuhuje abantu bafungiye ahantu hatazwi, igihe bazumvira ibi biganiro bazabyumva ko twakomeje kujya tubazirikana, ariko twizere ko urugamba turwana ruzatufasha kugira abo turokora. Imana itwumve ayo maboko aza kubatoteza, ayo maboko ashaka kubagirira nabi, izo mbaraga ashaka kubagirira nabi, Imana izicubye bacike intege, bahuge, bashyireho agahuza, ejo cyangwa ejo bundi igihe u Rwanda ruzaba rwarokokeye hazagira abantu baboneka bavuga bati twari dufungiye ahantu hatazwi ariko twabonye abaturokora. Rero n'abanyarwanda bahunze bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abari muri Kongo, mwese nimukomere, urugamba ni urwacu. Nk'uko Masabo atangiye abivuga, nitubwire izo nkotanyi ngo nizisigeho, ariko tunahaguruke tuzibuze uburyo. Murakoze. Murakoze honorable, reka duhere kwa Queen Linda nawe asuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuhuje ba sisters, ndabakunda cyane. Nsuhuje na my brother Papa Tarcisse, Mwami Tarcisse, nawe ndamusuhuje kandi namwe muri abamikazi mwe mubizi mu kujya tubyiyaturiraho kuko n'Imana irabitwemerera, urumva, so tujye tubyiyaturiraho. So ndabasuhuje mwebwe turi kumwe hano nyine, ndabizi ko tugiye gukora ikiganiro cyiza. Abari hafi nimutere udutebe, abari mu kazi nimushyire mu matwi Bluetooth, tuganire, tugire solution, tubone solution yo kujya iwacu y'igihugu cyacu, kubera ko ntabwo nongere nsubiremo, ntabwo Imana izava hariya mu ijuru ngo ize ngo bibakorere, kandi twebwe turahari icyo yaturemeye. So rero tugomba gukora, hanyuma Imana nayo igashyiraho akayo. So rero ndabasuhuje mwebwe muri hano, tuzi n'abari muri chat, ndabakunda cyane. Nimutere udutebe, nimuze tuganire, muduhe ibitekerezo, tutabafite mu by'ukuri nk'uko babivuze, ntabwo twaba turi hano. Nanjye bumva nibereye hirya no hino, na winter yarangiye, mba nigiye kwinjoyinga nanjye yiketse, ariko ntabwo nabishoboye. Nemeye kuza hano, ndaza ntituganire, tugira ngo tubone solution y'igihugu yo kuvana abantu bacu, ubwoko bwacu mu bucakara bwa Farawo rwose. Tumwirukane mu izina rya Yesu, igihe nicyo navuga, urumva, agenda agwe mu nyanja, nubwo yayiguyemo ariko ingabo ziwe ziracyaturembeje, ziracyadukurikirana, urumva. So rero ndabasuhuje bantu mwese banyarwanda bo muri hose, mu mpande enye zose z'isi, nimuhagurukire rimwe. Nimwe urazi sometime bamumujinya mamana, abanyarwanda bamumujinya cyawe, duhagurukiye rimwe bakagira courage nk'iyo Mwemayire afite, nk'iyo mfite, nk'iyo Papa Tarcisse afite, nk'iyo n'abandi bake bafite. Zira nyenzi rwose, mu by'ukuri ndakurahiye, ziba zaragiye kera, ni twebwe rero tubyitera, ntitukarere ngo mana no. Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. So abanyarwanda nimuhaguruke, iki nicyo gihe, uyu ni wo mwanya, turabahamagaye. So murakoze cyane kwa rukura mutane ntangiye ikiganiro. Thank you. Uri kuri mute. Ni nakubwiye, ni mukanya ndaguha umwanya maze uwo mujinya ubasukeho. Nyakubahwa Tarcisse rero, ngo Papa Tarcisse, niko ngira ngo mu cyubahiro cyanyu cyo muri Kongo, abantu bo muri Kongo no muri Ngara ni ba papa,
ubwo rero mama Queen Linda aguhaye karibu, nanjye nguhaye karibu, umwanya ni wawe. urakoze Minisitiri d'Etat Felicien Mwimayire, ndagushuhuje. Ndasuhuza n'abo duhuriye muri kino kiganiro, ndasuhuza Queen Linda, ndasuhuza Brigitte Tuyishime, ndasuhuza n'abari mu cyumba cya kabiri badukurikiye muri chat. Nabonye harimo abantu bashyashya, hariho mbonye witwa Mugira Se Vestine, ariko kirimi yanditsemo ntabwo nashoboye kucyumva, yanditse niba ari ikigande, yanditse ngo kijyamani kati nyoro, sinzi icyo bisobanura, ubwo abazi ikigande muraza kutubwira. Nabonyemo n'undi muntu Remi w'Imana, nawe ntabwo yakundaga kuza, nawe ndamushuhuje, n'abandi bose. Turaza kugira umwanya wanyu, ntabwo nabatangiraho none ahangaha. Ndabashuhuje mwese muri rusange, ndasuhuza abanyarwanda mwese, abakunzi banawe birakureba n'abananze kubona hariho TV mwese aho muri, ndabashuhuje. Ndasuhuza abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, inshuti z'u Rwanda, abaturanyi b'u Rwanda, ndabashuhuje. Ku migabane muriho, umugabane wa Afurika, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi n'umugabane wa Oceania, mwese ndabashuhuje. Nsuhuje n'impirimbanyi zose, ntabwo umunsi ndazivuga amazina, mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza ikiganiro cyiza, turyoherwe n'ikiganiro tugiye kugirana. Murakoze. Murakoze cyane Papa Tarisisi. Uyu munsi ngira ngo mwabonye iyi ndangakiganiro aba ariko mbyita ahari cyangwa thumbnail, iriho ahantu igice cyo muri Congo za killing machine zatwitse. Kuri killing machine rero bitabaye ibyazo bigomba gupfa. Nuko nguko mbese bigaragara. Ndumva ukuri gushirira no mu mashusho rimwe na rimwe. Rero titre y'ikiganiro iragira iti killing machine, iti ntitwabasha kubaho nta mabuye ya Kongo, y'agaciro ya Kongo, muture tugabane cyangwa tubamare. Nguko ngiye imvugo imwe, iki ni ikivugo cya killing machine, ibigira iti muduhe cyangwa twihe, ni mu byanga tubamare. Killing machine mukuru yigeze kubivuga ati twe ntitwirirwa dusaba, ati turiha turi ba ruteruzi, turaterura tukigendera, cyangwa se iyo batadukinguriye dukubitaho gatare n'umuryango tukawunaga imbere tukinjira. Ntago ari byo mbahimbira, ntabwo mbibahimbira rwose, niyo magambo baba bakoresheje, nubwo yenda inkuru mbariranira tuba nyine ushobora kujya kuyivuga ukayivuga uko wayumvise, ngewe mu by'ukuri nuko nagiye mbyumva. Rero bosi wa killing machine cyangwa uwo bahagaritse mu mwanya we, uwo mbese uyu munsi urimo kumuvugiramo cyangwa wavugiramo, uwo batuma batigenda uyu munsi ube Kagame uri umusore rero uzagenda uri umusaza, ntabwo nshaka kujya mu mibereho ye n'uwo ari we, ibyo ni ibintu tuzi twese. Ariko noneho yeruye, iriya masike yeruye iti burya ibyo kujya gucyura gucyura impunzi twarababeshyaga, kujya gushaka FDLR twarababeshyaga, guhagarika jenoside twarababeshyaga, M23 sinzi ngo ushaka ngo kubaza ngo iby'amasezerano atarubahirije, ibyo byose twarababeshyaga. Burya rero icyatugenzaga mwabantu mwe, n'amabuye yanyu mugomba kuduha, mukayaduha, mutayaduha nyine ntiririme. Ibi rero ndahita mbisanisha n'ukuntu bateruye igice kinini cy'abakembo, sinzi niba ari igice kinini ariko kuko atari umubare mutoya nabivuga ntyo. Fata abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, babakubita ikiboko bati mujye mu Rwanda mutahe cyangwa hano hantu muzahashirire. Barabacyuye babajyanye mu Rwanda, atari iwabo, ariko barababwira bati hariya niho iwanyu, dore mutahe. Babagejejeyo babashyira mu nkambi, bati bamwe muri impunzi, abandi muri abenegihugu. Sinamenya mu by'ukuri ngo bagiye bakurikiza iki babivuga batyo, bamwe babaha ubwenegihugu abandi bakabagira impunzi. Ntabwo ibyo ari byo nshaka kuganiraho. Ndashaka kuvuga ngo iyo turufu yavugaga ngo niba mubirukanye ngo mubirukanane n'ubutaka bwabo. Mwaba mwibuka iyo disikuru ya Bizimungu?
nibo babashoreye barabacyuye barabajyanye mu Rwanda niba navuga ko bari babahungishije niba bari babacyuye kuko bisa n'ibivanze bamwe bameze nk'abari bacyuwe koko baraje babaha ubwenegihugu abandi baraza babashyira mu nkambi icyari gikurikijwe cyari kigenderewe ntago nyizi ariko icyari ikihutirwaga kurusha ibindi ni ukuvuga ngo Kongo yabirukanye none nibirukanane n'ubutaka bwabo murumva igihe babivugiye muri 1996 none burakeye ikinyoma birabangiye bya politike byose biranze ibyo bakinnye biranze batariko noneho reka twerure findi rutwana sararo gatwe turashaka igipande cya Kongo mwijambo rimwe turashaka igipande muraduhaho cyangwa tubimenye nuko nguko mubona baba bahatwitse tarisi ngira ngo urabona nawe ibyo ari byo iki gipande turakigaruzara kananjye mbo munyarwanda bayi nawe iki gipande murabona kiri bugaruka ngo cyagiye mu migabane ya Berire bagabana ariko reka nkomezeho gato mbanza nsobanura ibi bintu u Rwanda nk'igihugu rwinjiye mu muryango wa East African Community. East African Community ifite ukuntu ivuga ko abatuye muri iyo East African Community bafite uburenganzira bwo gutura aho bashaka ifaranga rikazaba rimwe imipaka ikamera nkaho mu by'ukuri ivuyeho iyo udekara ikintu nka kiriya urwanira imipaka ngo urashaka ngo gukuraho ngo ukigiza hirya mu mbago ibi mbega ni nka bimwe by'abaturanyi bajyaga barwanira intoza ngo insina yanjye ngo yarambutse ngo izi wawe ngo none ngo nje gutema igitoki wawe undatireka da ntago ugitema iwanjye dore hano ni iwanjye iwawe ni hariya ubw'insina yambutse ibiyanjye ni abantu bose barabizi abaturanyi bapfaga burya ngo imbibi mwageze hari n'umugani wavuga ngo akabibi ko ngo akayuzi ko mu rubibi natwe turimo kurwana n'abaturanyi kubera akayuzi ko mu rubibi ariko u Rwanda ruradekarara ko ruvuye muri East African Community ko rutemera amasezerano rwasinye yo guhuza ubucuruzi bukaba bworoshye amafaranga pasiporo byo rwose nabonye baduha zanditseho ngo East African sinzi biki ibi bintu ubihuje nkawe Tarisisi koko uri umuntu mukuru uzi gusesengura urakurikira ibi bishatse kuvuga iki bavuyemo barimo babishubije rudubi mu by'ukuri ngo haye ijambo nawe gerageza kutwumvisha impamvu byeruye noneho bati turanishakira agapande imipaka baracyayemera rero urakoze Felicien Mwemayire ndakeka ko iki kibazo atari icy'uyu munsi gusa nuko abanyarwanda cyangwa se abanyafurika badashaka kumva buri gihe ibintu biba nibuke wenda nshimire n'uriya muvandimwe wise televiziyo yiwe ngo biza tubireba tugaceceka ibi nta gihe bitavuzwe nyamara twagiye tuba ngo wa mwana murizi udakurwa urutozi bitewe nuko babanje guharabika isura yacu bityo nibyo tuvuzwe ntihagire ibyo tuvuze ntihagire ubyemera ariko ibintu nta gihe tutabisakuje tubwira abanyafurika tubwira abanyekongo tubwira abarundi ndetse n'uyu munsi turacyabivuga ariko abenshi ntabwo bashaka kumva twababwiye ko kariya gatsiko ka kiringi mashine ibyo kavuga atari byo gashaka gafite izindi agenda kashe kaba gahishe inyuma yako ndetse twagiye tugerageza kubibereka twe twabibonye twahuye nabyo nyamara na n'ubu hari abantu bagifunze amaso badashaka kubyumva biteye rero agahinda kumva ko yenda hari baba barakoze ibintu mu gihe cyashize nta communication zihari tudafite uburyo bwo kubivuga bwa YouTube twagize amahirwe Imana ikabuduha yenda ibyabaye mu gihe cyashize twavuga tuti byari ngombwa koko abantu ntibari bazaho ibintu biva naho bijya ariko muri uyu munsi ibintu biri kuba uwo bizabaho nge ndumva atari uwanjye kuko ntacyo tutavuze kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nakugize umurinzi w'inzu yanjye ya Isiraheli mwana w'umuntu ngo niwumva kana ko mbivuge neza nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli mwana w'umuntu ngo nuko ubihanangirize ibi ngiye kukubwira ubabwire kandi ubihanangirize ngo ninteza inkota kandi iyo nkota ikaba igomba kurimbura
ngo wowe ntugire icyo gukora kugira ngo iyo nkota itagira abirimbura. Abazahitanwa n'inkota nzakubaza ubugingo bwawe, nzakubaza ubugingo bwabo. Ibyo bintu nakunze kubivuga ninjira muri uru rugamba, mbabwira nti ibyo turi kuvuga turi kubivuga kugira ngo turangize umurimo Imana yaduhaye. Uzabyumva azarokoka, utazabyumva ntabwo amaraso yazatubarwaho. Ibyo ni ijambo ry'Imana ryanditse muri Ezekiyeli 33, murebe Ezekiyeli 33 ndakeka ku murongo wa 5, ndetse ushobora no kuyibona muri Ezekiyeli 5 ugasoma icyo gice. Ubwo rero twebwe nk'abarinzi b'inzu ya Isiraheli dushinzwe kubwira abantu tuti ibi ngibi inkota iraje kandi ije kubarimbura. Uzumva imbuzi agahunga azarokora ubugingo bwe, utazabyumva uwo izahitana amaraso ye ntazatubarweho, azamubarweho ku giti cye, kuko yumvise imbuzi yanga kuburirwa, yanga guhunga. Nibyo mpamvu twongeye kugaruka ahangaha tubisubiramo. Ibi nta gihe bitavuzwe. Muri 1996 batera hariya iriya ntambara bisi y'abanyamurenge, Perezida Bizimungu yarabivuze nk'uko wabivuze, ndetse abaciye iyo mipaka mu nama ya Berlin mu 1884-85, abaciye iyo mipaka babwiye Bizimungu ko ibyo ari kuvuga ntacyo bisobanura, nta nicyo bivuze. Hanyuma bashakisha uburyo babona Laurent Désiré Kabila bamugerekaho ko ari we ngo ushaka guhirika mu butu, bagera ku byo bifuzaga, ariko gahunda ari yayindi. None bongeye kubigarukaho kubera ko n'ubundi bari kubona ko ibyo bagerageje bitari gufata. Ariko rero nkavuga nti iwe ryagaragaye ntabwo ryica isuka, kuko ibyo bagerageza byose ubu ngubu buri muntu wese amaze gusobanukirwa, cyane cyane abanyekongo bamaze imyaka irenga 25 bicwa batazi icyo bari kuzira. Ubu noneho bamaze kumenya ko icyo bari kuzira ari ubutaka bwabo. Ubu ukaba rero kwibaza utese kiriya gice turagitanga cyangwa turakigaruza, ntaho kigiye, kubera ko abashatse kugifata ubushobozi bari bafite bwo kugifata, kuba bataragifashe kiriya gihe ntabwo bagifata uyu munsi. Nkaba rero mvuga nti ahubwo uyu munsi intambara baba bari kurwana yaba ari intambara yo kwiyahura, cyangwa se yaba ari Imana yaba yarabashyizemo umwuka mubi kugira ngo bishyure ibyo bakoze, kubera ko igihe cyose bari bafite ubushobozi bwo kuba barakoze ibyo batekerezaga ntabwo babikoze, kandi abashoboraga kuba baranabikoze bakabikora mu nzira nziza bikabakundira. Iyo bataza bica abanyekongo bakaza bumvikana nabo bakababwira bati, kuba bari kubwira bari abanyamurenge cyangwa bakabwira n'andi moko atuye hari, bakavuga ati ubundi ko kera nta mipaka hari twari dusanzwe turi bamwe, harabura iki n'ubundi twakongeye tukumvikana. Kandi ubutegetsi bwari bwarabanjije bwari bwarabitangiye, byari hafi rwose kujya mu nzira. Kuba rero ibintu batarabikoze, batarabyumvise ngo babyemere, ntabwo abanyekongo bemera kumanika amaboko ngo babahereze ubutaka bwabo bavuge bati ni mu bujyane bwari ubwanyu. Kandi nongere mbabwire ko ubwo butaka atari n'ubwabo, nk'uko nabisobanuye ntabwo ari ubwabo. Ejo mu kiganiro nakoze narabivuze, buriya butaka ntabwo bwigeze buba ubutaka bw'u Rwanda. Hari abami bagiye babengwa indwanyi bashaka kwagura u Rwanda, harimo n'abasazi nka Paul Kagame, bagiye babigerageza ariko ntabwo byabahiriye. Ndagira ngo mbibutse ko umwami witwa Kigeli Rwabugiri wa 4 yaguye ku ijwi, yagerageje gushaka kujya kwigarurira hariya hitwaga Ibunyabungo, ariko yaraharasiwe bamutahana ari umurambo. Ubwo rero nta mpamvu yo kumvisha abanyekongo cyangwa abanyarwanda ngo babeshye ko hari ahigeze aba mu Rwanda, kuko igihe cyose abo bami b'abasazi bagiye bashaka kwigarurira ibice by'abandi ntabwo ntibigeze bafata Ubunyabungo ngo babutegeke, bagiye buri gihe cyose birukanwa. Ubwo rero kumva ko baba baraharwaniye bakatsindirwa ntabwo bwaba ari ubw'uyu munsi, n'ubundi bigiye kongera bigaragare. Abanyarwanda rero bakaba bagomba kumenya ko ababeshya ko hari mu Rwanda atari byo. Impamvu abari hariya bavuga ikinyarwanda, impamvu bashaka kubabeshya bakabashuka ngo turi bamwe, ngo ubutaka bwari ubwacu, niyo mpamvu muvuga ikinyarwanda. Barababeshya kubera ko amateka twereka ko mbere y'uko ubutegetsi bw'abatutsi b'abanyiginya, abami b'abatutsi b'abanyiginya bugitangira gushaka
kumara kwica abari basanzwe bategeka ibihugu bya hariya bushaka kubigarurira, byabaye ngombwa ko hajyaho iyo mipaka kandi itarahozeho, umuntu yaragenda agatura aho ashatse. Ubwo rero mu bagiye babahunga, mu bagiye bahunga ubwo bwicanyi bwabo nibo bagiye bagatura muri biriya bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, bahunze ubwicanyi bwabo bami b'abatutsi, kubera ko mbere bari babanye neza, aho bahungiye ababahungiyeho barabakiriye baratura, baba abanyagihugu nk'abandi bose. Abo bakoloni rero baza guca imipaka bayiciye, abo baba bahungiyeho barahatuye, baramaze kuba abanyagihugu, ntabwo bahagiye kubera ko hari u Rwanda, bahagiye bahunze urugomo bwabo bami b'abatutsi, hanyuma baciraho imipaka baguma aho ngaho nk'ubutaka bwabo. Ntabwo baboherejeho ngo bajye kubafatira aho bagiye gutura. Ibyo ngibyo byumvikane ko nta mateka hari ko u Rwanda rwageraga mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu majyepfo y'Ubugande nk'uko Kadahumeka yabyumvikanishije. Nkaba rero ndi kuvuga nti ntabwo abanyekongo bashobora kuzemera kurekura buriya butaka, cyane cyane ko ubwo butaka babwitirira abatutsi kandi atari bo babutuyeho bonyine. Ubutaka buri hariya mu burasirazuba bwa Kongo butuweho n'amoko ageze kuri 40. Kumva ko rero abaturage babo ari abo batutsi gusa, bakaba bumva ko bagomba gufata abo batutsi bakabitirira ubwo butaka butuweho n'amoko 40, ntabwo ibyo bintu bishobora gufata kuko ntibyakunda, cyane cyane ko ayo moko yandi asigaye atabemera. Kandi n'abo batutsi nabo barabashuka, ntabwo nabo babemera, ntabwo bigeze bababwira ko hari icyo bapfana, nta nubwo bigeze babasaba kuza kubabohoza. Nabo batutsi ubwabo bemera ko ari abanyekongo, ntabwo bemera ko ari abanyarwanda. Uwaba yarashutswe nawe igihe kirageze kugira ngo asubize agatima impembero, amenye ko igihugu ari igihugu cya Kongo, amenye ko agomba kukirwanirira, yitandukanye n'abagambanyi bashaka kugambanira igihugu cye, hanyuma avuga ati ibi bintu ntabwo mwaduhenze kenshi cyane, mu munsi ntabwo mushobora kongera kuduhenda. Nkaba rero ndi kukubwira ni Madamu Felicien Mwemayire, ntabwo ubutaka Kongo izaburekura, nta n'ushobora kuvuga ko hari imbaraga yenda yarushira Kongo, kubera ko mu gihe cyashize ibyo batafashe Kongo iboheba amaboko inyuma, barayibujije kugura intwaro, barabahaye ubushobozi bwo kwinjira mu gisirikari, barabahaye na perezida bita ko ari mwene wabo. Kuba batarabishoboye rero icyo gihe, ntabwo umunsi ari warabishobora, igihugu kiri mu maboko ya bene cyo, kandi n'abanyagihugu bose bamaze kumenya ko babatera bashaka ubutaka bwabo, nta yindi mpamvu ituma babatera. Aba rero ndi kuvuga nti nibasubiza amerwe mu isaho, iyahigaga hijanja, ahubwo nibatega ukuboko kuko nyir'umuringa yamaze kuboneka. Ndumva nabangarukiye aha ngaha, ibindi turaza gukomeza. Murakoze. Ubivuze neza, ariko ngira ngo abo tubwira n'intumva kubona inyuma y'iyi myaka igera kuri 20, ngira ngo n'8 n'7 batangiye guterayo, icyari mu mutwe wabo cyari ugutwara ubutaka, ngo n'abaturage nyine bitwaje ko abo baturage Kongo ari irimo kubirukana, ukagira ngo mbere y'uko baterayo bakurikiye impunzi hari ikibazo Kongo yari ifitanye n'abo baturage. Nta kibazo cyari kiri, ariko nyine byarangiye bagikreye, bagiteje, bagishakishije, kugeza aho uyu munsi nabwo bagishakisha ukuntu bavuga ko ari hariya hari mu Rwanda. Rero mu gihe kibishize tujya tuvuga ko uko bigaragara mu Rwanda rw'inkotanyi cyangwa rw'inyenzi, ntabwo bishoboka ko babaho ukuntu bakweduye ibifu bakifuza ibya mirenge. Ntabwo wafata perezida ugenda mu ndege shatenye ngo mubwire ngo azaba mu gihugu kitagira amabuye y'agaciro, kitagira income, kitagira uruganda rukinjiriza amadovize, rutagira iki. Ibyo bari bashingiyeho almost byose barabitakaje. Abantu bamaze gutakaza ibintu bingana kuriya rero, nge ndibaza, reka yenda mbibaze Queen Linda, mubaze nyuma y'uko bari abantu ubona batakaje ibintu byose, urabona nibamara kubitakaza bazajya kwiyahurayo muri Kongo isigaye ifite sikoyi batarabishoboye, iziritse wa mugana amaboko inyuma. Uyu munsi nibwo bazabibasha, cyangwa barashaka kugenda biyahure bashirireyo? Ni bya bindi bavuga ngo byose ni ugupfa, ngo reka dupfe turwana. Murakoze cyane my sister. Bari abantu ku mugani wa Papa Therese, nsubire mu byo avuze,
imana ntizabaza amaraso yabo, imana ntizatubaza amaraso yabo, ntizatubaza amaraso yabo rwose, nayo nitemwe yacu rwose aho iri mu ijuru kureba, ntizatubaza amaraso yabo, kubera ko turavuga buri gihe, turababurira, tubabwira nimba bo bari ibicucu mpuzamahanga, nimba bo nta bwenge bafite, twebwe noneho turabufite, noneho turabakanurira, turabareberera, noneho ni byibura gusa ujya kumbwira yuko kuva twatangira kuvuga ibyo twavuze byose ntibyagiye bisohora, ibyo twavuze byose byagiye bisohora kandi bikabasohokera, urumva. So rero sinzi impamvu bano bantu batumva, I don't know, nyine niyo mpamvu twebwe tubita shitani. Umuntu utabita shitani sinzi ukuntu uyu aba ni amashitani, kandi shitani nta muwagira, urumva. Shitani arihamba, ariwe, shitani ntabwo ashaka kujya mu muriro wenyine, afite abakozi benshi cyane, aribo ba Kagame, aribo izo ngabo za Kagame, ba Farawo, abo bose nyine. So twebwe tuzagumya tuvuge twusikiye cyacu, Imana ibone ko twavuze bo ngwishe ntayiririrwa, ngiye mu by'ukuri nta nubwo njye mbagirire mu we nta munotse, ntabwo njye mbagirire mu, kubera yuko iyo twavuze kuvuga kwanjye nkavuga na passion n'umujinya wose, buriya nuko mba mbakunda, ntabwo ari uko mbanga, ni ukujya ngo ndebe ko banahinduka. Twavuze neza biranga, dushyiraho n'umujinya ye, dukoresha byose biranga, none se tubatikenye widu ibyo bavuga byose, my sister bari kwihamba, urumva, nibihambe, ubundi nta nubwo shitani azarama, nta nubwo azabona ibyiza Imana igiye kudutegurira, niwe ntabwo agomba kubibona, urumva. Shitani agomba gupfa mbere, agomba abakozi ba shitani n'imyuka mibi yose bagomba kugenda mbere yuko Imana idutegura, kuko tunababona mu maso yacu, urumva ko ubundi haba hakiri akaduruvayo, urumva. Ntabwo ari igihe uzabice, but God is there to clean. Imana iregeye ngo clean, kandi nibuze guklininga mu nzira nyinshi zitandukanye, urumva. Twebwe wenda nk'abantu, nk'amaso y'abantu turebeje tukavuga tuti baba we ibi, no, God is doing his job. Imana iri gukora akazi kayo, irakora uko ushatse, irabigenza uko ushatse, nta muntu n'umwe uri buze kuyihagarara imbere, niba ashaka badekarara inshuro 1000 ngo Kongo ni yabo, urumva. End up biri buze kurangira Imana ari yishyizeho akadomo, kuko isi ni Imana, ntabwo ari Kagame n'abantu biwe n'abasirikare be. Isi ni Imana, ubutaka n'ubwo Imana ikiri cyose, Imana yakiremye. So we ninde kugira ngo adeka avuge ngo no, ngo hari ahanjye hanjye, ubu cyabyiborera sometimes biri mu mujinya, ariko nkihangana kuko nakazi Imana yadutumye tugomba gukora byanze bikunze. Rero nagira ngo mbwire abantu bari gukurikira ibi bintu, urumva ngo amatwe ngo ari mu rupfu, ngo ntabwo ngo yumviho ni hari, ni muneke ntiyumviho ni na nibagende rwose, ni muneke nibumviho ni ahubwo bagende. Tumigewe n'ibyo ndota nanasenga mbavuga ni rwose Kisekedi ko hagurutse na Sokoye, ko bankubitira rwose, ukabakubita rwose, waje kanagira no mu rugwiro, waje kanagira hose. I don't care, urumva. I don't care nimba tuvuga se we, reka Imana izakoresha uko ishatse, niwe yanafata n'ikibuye, kandi no muri Bibiliya birimo bahatarisisi ujye unsobanurira. Ubwo yafata ikibuye ikagikubita hasi rwose, urumva, ikagikubita hariya mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ahariho hose, ibintu byose nose Sodoma na Gomora nta masitori yabyo muzi, ibyo byose ni mubizi. Nose waharugwa Imana ihinduka, kuki shitani abikora n'ubu, reka ikoreshe Kongo rero itwika agahugu k'u Rwanda, muzi kari agashitani, kari akadayimoni, bari magini rwose, yishyize ku ntebe akiyamamaza, ntawe yamamaje, ariya nama, I don't know. Mareke bavuga uko bashaka, binjire muri Kongo bakora uko bashaka, icyo bari kwiyahura, kandi bari kurangira. Kandi nkubwirije kuri ngiye kurangiriza hanga mvuga ngo ntabwo Imana izemera ko abantu igiye gushyira ku butegetsi, kuko twarize ibintu byose twanyuzemo, byaratwigishije, urumva. Uratarabyigiyeemo uwo nguwo niwe Imana igomba kwigizayo, urumva. Rero nimureka agenda, umuntu nk'uwagiye ntabwo nta nubwo mukeneye nanjye, urumva, kuko niba wundi uzaza gutera akaduruvayo n'ubundi, urumva, akongera agashyira akaduruvayo ko bimeze kose. So umuntu nk'uwo utarigiye muri ibi ngibi, twanyuze mu ntambara zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, mbese tuhura n'ibibazo, urumva. Abantu bararokoka, abandi barapfa, ntabwo twabajuraga. So today to me ibiri kuba byose, again I thank God, ndavuga ni Imana urakoze, urumva.
kuko ntabwo ari umwana w'umuntu uri kubikora nta nubwo nothing it's God's plan. Rero nimureke Imana planning ibintu byayo bikora. Kagame nimba ari Kagonyo nimba ari nde maske nashaka avuga ati rwose nakongo ubwo ni yanjye uburundi rwose ahubwo hari igice do hirya no hino rwose na hacu urumva na hacu rwose namubwira iki but what I know Imana iri gucleaninga something hari ibintu ishaka kugira ngo cleaning iduhereza igihugu gishyashya cy'abantu bendestanda ikiremwa muntu icyari cyo cy'abantu bendestanda ubuzima icyari cyo cy'abantu bendestanda Imana icyari cyo iyo utinya umuntu iyo utinya Imana utinya n'umuntu wayaremye so je naho namangarukiye barabantu namuhemba afite nibagende bakomeze bagende nibadekarare n'ahandi hose none se Kongo niyo yegera u Rwanda yonyine no waye kuki so tajya kudekarara hano ubwo barazi ibyo bakurikiye rero inda yabo nizabica kandi nigiye no kubikira na amashitani yaje kwiba no kwica no konona rero nimureke Imana idiringe nayo mu byukuri nzi yuko batazatsinda ntago bazabakoronga te ntago bazatsinda n'umusiri umwe murakoze Linda urakoze mu gihe wari urimo kuvuga hari umuvandimwe unyoherereje ikarita ya Afurika itagaragaraho u Rwanda yo muri 1914 nta Rwanda rwariho iranyereka ko hariho Afrique Orientale Allemagne ariyo yari Tanzania yes hakaba Uganda hakaba Congo Belge ubwo urumva twe twaringa igice cy'Abagande ngira ngo na Tanzania twari ku Bagande igice kimwe twari ku Bagande ikindi twari kuri Tanzania none uyu munsi twigize kabushungu mvuge ngo twigize iki Rwanda rwigize akaraha kajya he nakantu kangana n'ururimi ariko karashaka kumira inzovu aba ntibazadukururira ko birangira n'ubundi nta gihugu dufite tubaye abatanzania cyangwa tubaye abakongomani ese kuki Kongo atari yirekarama ko ako kantu iyo ntara uretse ko mbonye nta naho bavuga ko twigeze tunomekwa kuri Kongo ahubwo biragaragara ko Tanzania ariyo ari kwire kuturekaramika dutwara ndetse ko nge najyayo nishimye n'Ubugande nge najya Tanzania nishimye cyane nta nubwo ukuntu nababwira ukuntu nagenda nishimye cyane ubundi babaye ariko babigenza reka ngo umwanya nawe tubwire ubu ribande koko mu by'ukuri mubona turemye tudoze mu yihe tisi mugani wa Betty ko ari ujye baza tubanza dusonze mu yihe fu mubona turi bande murakoze Ministre d'Etat oya ntago dushaka ko badushyira batwomeka ahandi ne baturekera agahugu kacu yewe rwose ngewe ubu niko turimo kurwanirira turimo icyo twifungiye cyo nifuza nuko amahoro yaza tugatembera hose nta kibazo umuntu agatura aho yifuza gutura aho abona ashobora kuba ariko rero ibyaziriya nkotanyi ndumva ari wowe wigeze kuvuga kera mu biganiro byahise ko inkotanyi muri 59 zambutse umupaka ubwenge bwabo buhagararira ntabwo nzi ukuntu babisobanuye ariko hari ukuntu babisobanuye wenda urubuze kongera usubiremo bahagamye muri 59 buhagamaho noneho baragenda bajyana inzika imyaka yarakomeje iragenda ariko bo bakomeza batekereza bakomeje bagumye aho ngaho nge niko mbibona rero bagarutse bibwira ko bageze muri 60 ubu ndatekereza aho bari gutekereza ko ari muri 60 aho baramenyereye ko nta gaciro baha itegeko nta gaciro baha amasezerano nta kintu na kimwe baha agaciro uretse kwikunda gusa ubundi bakagira urwango rwabasabitse ibyo bintu byose byarabuzuriranye mu bwonko bwabo bananirwa kugira ngo bahinduke bakure ntago bakuze ubu bageze muri 60 aho bari gutekereza ko kumwe bajyaga bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ngo umwami avukana imbuto ngo ibiki ndumva ariho baje barongera baratangirira ku buryo bumva bagomba kujya aho bashaka hose bagakora ibyo bashatse nta kintu na kimwe bubaha nge niko ndimo kubibona nta na kimwe bubaha yewe nabo ngabo bajyanye nabo bagashobora kwiga uriya nkuriya
witwa ko ahagarariye u Rwanda cyangwa watowe ngo 99% ntumbaze wenda ntiyagize amahirwe yo kwiga cyane ngo amenye n'ayo mategeko, amenye ibihugu bigomba kubana n'iki, ariko nabo bajyanye bize bafite izo za doctora muri za droit na he, mbona nabo bose batekereza nkawe, kuko nta n'umutinyuka kumubwira ko ibyo ari gukora atari byo, nk'uko yabyivugiye ejo bundi avuga ko abantu bagumye mu isayo ko banamuteye isoni. Ari wari cyo kora aricara nyine akabitekereza akavuga ati ariko aba bantu kuki ngira nabi ntibambwire ko nagize nabi. Aricara akabyibaza, abo bantu abo ba dogiteri batandukanye, abize imibare, abize za droit, abize ibiki byose, bose baricaye baradumbaraje, nta n'umwe ushaka kumubwira ngo ibi ni ibiki. Abo bize za medicine, yewe ntekereza ko na bamwe babiyumvamo basigaye mu Rwanda barimo bavise ntibiruta, nabo bameze nkabo, wagira ngo nabo bagobye 5 ubu ngubu barimo kuzamuka 6 5 muri 60. Ntago byumvikana ukuntu igihugu cyifatira ku gahanga kikaba ngo giye gutera abandi bafite amasezerano mpuzamahanga yasinywe, ibihugu byose byagombye kubahiriza, ubundi hakabaho umubano mwiza hagati y'ibihugu. Nk'uko atangiye ubivuga, harimo ibintu byo kwivuguruza. Muri ayo masezerano abantu barifuza kugira Afurika imwe, bakifuza kugira ikarita d'identité imwe, bakifuza kugira ifaranga rimwe, ariko we akavuga ngo ari gushaka ubutaka. Ubwo butaka se bizaba bifite akahe gaciro ko icyo gihe imipaka izaba yaravuyeho, igihe isi iri gushaka kuba imwe, we ngo arashaka ubutaka. Arashaka ubutaka se ngo azabumaze iki ko atazi kwitabira ubutaka? Nase yarinze yicwa n'inzara, ngo yanze kwitabira ubutaka. None se aribwira ko abanyarwanda bazakomeza kumuhingira kugeza ryari? Ibihe turimo kujyamo ni ibihe bikomeye cyane, buri muntu agomba kumenya uko yirwanaho. Rero rwose nge ndibaza ibintu abantu bananirwa kubaho mu bushobozi bwabo, bakananirwa kwibeshaho mu bike bakoreye, bagomba kujya gutungwa n'ibyo abandi bibye. Ndumva nta shingiro bifite. Turiho turavuga, Tarisisi yasobanuye cyane kubwa u Rwanda rwari rumeze ukuntu abantu bagendaga bimuka kubera amahane, ubugizi bwa nabi bwabo abo bimukira bazaga baragiye inka bavuga bati ni mu bise, bakica abatware b'uturere bari bagiye basanga abantu bakimuka. Hari abantu benshi bazi amateka, hari abantu twigeze banganira akantu k'agace gatoya, nzajya gushaka nkababaza ukuntu turiya duce tw'amajyaruguru tutari dutuwe, ukuntu bariya ba Mashira bose bavuye iyo za Nduga bakamanuka bakajya mu bice bya za Gisenyi, ukuntu ababanda bagiye bimuka, abagesera baki bose bava za Kibungo kubera amahane y'abo bantu baje baragiye inka babashumba. Ni abanyamahane ariko igihe tugezemo bagombye gutekereza bakavuga bati igihe abantu bagomba kubana. Niba batanabishoboye rero, hari abantu bahagurukiye kuzababanisha ibihugu, imibanire y'ibihugu ku isi iteye, ibyo bya geopolitike n'ibiki byose abisobanukiye bajya babivuga, njye ntabyo nsobanukiwe cyane, ariko umuntu wibwira ko akigikiwe n'ibi bihugu by'amahanga, wenda byari kera abantu batatekereza, byari kera abantu bavuga ngo nta bushobozi, byari kera abantu bavuga ngo ntabwo dufite aho tuvugira, ariko igihe kirageze ngo n'ibihugu by'amahanga tubibwire tuti nimusigeho, nimucunge iby'iwanyu natwe turacunga iby'iwacu, muze duhahirane nk'uko duhahirane, muzi iwacu muhahe natwe ntituzi iwanyu tuzahahe. Ibyo ngibyo rwose Perezida wa Kongo yabigezeho, yarababwiye ati ni ibintu niganyaganya, twese tubyungukiremo, nta mpamvu n'imwe kugira ngo abantu bicwe bari kuzira ubutaka bwabo, bari kuzira ubukungu Imana yabihereye. No mu Kinyarwanda birasanzwe, umuntu ufite imirima myinshi cyane yadashoboye kuyihinga, abantu baraza bakatisha bakamuha amafaranga bagakora, nyuma we agatungwa n'ayo mafaranga abantu bamwatishirije, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko kuvuga ngo ugiye kurwana, ugiye kwica abaturage, uhere ruhande, ushakisha impamvu zidashoboka, rimwe ngo nje kurengera abatutsi bari gupfa, ubundi ngo nje kugira gute. Minisitiri d'Etat mwabisobanuye cyane, ntabwo ndabisubiramo, ariko ibintu inkotanyi zikora biteye isoni. Nawe David Kagame aho uri ujye wicara utekereze,
wumve ko ibintu uvuga biba biteye isoni, ujye wongera usubire mu biganiro wakoze ubyumve. Abo bantu baba bagushagaye bagukomera amashyi nabo bajye bagutega amatwi, bongere babisubiremo. Hari igihe umuntu atanga disikuru mu bintu by'ibirori abantu ntibumve neza, ariko iyo usubiye inyuma ugasubira mu byo wavuze cyangwa ugasubira mu byo wumvise, hari igihe uvuga uti hariya navuze ibidashoboka, hari ibyo ngomba gukosora. David Kagame rero rwose niba wibwira ko ukiri muri 60 uri kwibeshya, tugeze muri 2023. Ubundi hari viziyo bari barateganyirije u Rwanda ya 2020, ubungu yaguye mu mazi. Ibyo ngibyo mwagombye gusubira inyuma mukavuga muti tuje gukora iki? Uretse ko nta nicyo tubabwira, tuzi ko muje kwica abantu, ariko abantu barabavumbuye, abanyarwanda barabamenye, abanyekongo barabamenye, isi yose yarabamenye. Rero nimureke gukomeza kuba nk'abamaheru. Ibyiruka rya Mahero abatararyize ni ukuzashaka rimwe umunsi tukakabasomera kariya kantu bakumva neza ukuntu inkotanyi ziteye. Ni ukuzashaka kirya kivugo cya François cya Gasimba, François Xavier, tukakibasomera kisiha rusahuzi. Uzasanga ari inkotanyi sansa. Noneho hari undi muntu numvise wadukoreye akavugo k'impyisi mahuma, nako ni keza cyane, ni impyisi mahuma, ariko amazina murayafite. Hari za amashitani ntituzabakumbura ba Rusuferi, turi ba mpyisi mahuma, isiha rusahuzi. Ibyo bintu byose, izo karifikatifu zose murazujuje kugira ngo mujye muri ibyo byivugo. Hari n'ibyivugo Bahati yabakoreye byinshi cyane bibareba muzi ubwenge, mwabisuramo mukongera mukabisoma, mukumva uko mumeze, mukumva uko muhagaze. Ministre d'Etat ndumva narekeraho nkareka Felicita agakomeza akatubwira. Ariko iriya mpyisi buriya nta wayibumvisha ra. Impyisi bahuma nibo muyifite rwose yibashirireho. Mu mwanya ngiye kuba nshaka nanjye ibyiruka rya Mahero. Reka ndebe ko nababonera iyi mpyisi nyibumvishe rwose. Impyisi bahuma rwose. Mwihangane gato nyibashakire abatayumvise bayumve iyo mpyisi. Niba ndi kuyibona reka nze ndebe nyishaka, ariko Brigitte ushobora no kuba uri kuvuga kugira ngo abantu be kurangara. Nyibashakire. Dusoma se komantere nkeya. Umuntu yabasoma komantere z'abadukurikiye mu gihe tugitegereje ko Felicita tubonera impyisi mahuma. Nayibonye ngiye. Okay. Kuri kwanga kuzara irabyanze. Kisi yanze. Impyisi iranze. Ndimo ndashaka ibyiruka rya Mahero, hari aho nari nariguyeho mu minsi. Mahuma yanze kubera ikira. Birakaye. Nta wundi wayimpaye ra. Impyisi mahuma rero igihe itari yavuga, reka twumve ababaye. Impyisi ndayibuze. Tuzagategura ubutaha tuzagaheraho impyisi mahuma. Beya rero komera, arimo kubwira mu mati nguhereze twa tuntu momo ngo Beya hari ukuntu agiye kuguha. Claudia Schiffer ari gusuza Beya. Jean Marie erega inyenzi ntizumva. Okay, murakoze. Impyisi mahuma, impyisi nahetse. Gisa wapfuye yarihuse, yariwe n'imbwa isirebera bunyenyezi bye nabayingana n'iyo nkubiri murabyumva. Gisa wapfuye yarihuse, agahinda kanjye wabana kumva. Gukora imyaka ntaryama impyisi mahuma, impyisi nahetse ikanyitura kurya wo mbyara gatuna mbwene n'akandoye. Ubu zagasabo hacura intimba, u Rwanda rwose ruraboroga intero, twaje ari Nyamirambo igihugu cyose turarurwana miyove yose na za Nyacyonga. Iyo zabatsinda na za Gasanze Kagugu yose Gisozi nuko iyo Nyamijosi ndi kuwareba ntitwarutashye imvugo idahwitse. Impyisi mahuma, impyisi nahetse, impyisi ibihe ubwirinanura.
iti nshyira hasi njye mu rugwiro umuhutu nsanga waragatuye ndetse n'umututsi ugihumeka nzabateranya barabanye. Abo baranywanye inyana n'imweru n'imico myinshi barayihuje ibyo ku rucunshu bibaye inziko ubwo mwana yinshi babaye umwanda. Tubyina insinzi abacu bashize abandi igihugu bagihunze, tubyina tuzi ko twibohoye kandi twiboshya kandoye. Imana ubundi yabaga iwacu ubushitani yararutashye. Mana data waremye umuntu, waremye benshi, waremye byinshi, menye ibyo nicuza aho wahombye. Mbarimo mbaza imbara ubukeye, nzaba ndurana, nzaba mbarirwa amazina nkayagira inkomoko. Turi mu kaga kana agahinda uvuze yuko nyirinzi apfuye si uwo mwishe si we gitera ubutumwa nk'ubu mu buhe bose. Abahanuzi nimuki twumva rwa bujindiri turamuzi, mu buhanuzi bwa magayane uzaza ashaka kumara abantu. Rwa bujindiri rudahaga wari imfubyi dutera intimba, ubu nta muturanyi twatabaza izina wubatse urya nka ngunda. Ko mbona ugundira n'iby'abantu b'imahanga ukamwita umwanzi, bakwitaga inyangarwanda ubarushisha iki kutabihakana ngo turahunabona aho guhaha. Imitungo myinshi ubu yiswe iyawe, mpyisi mahuma mpyisi nahetse ngo ni imitungo itagira beneyo. Impyisi mahuma irya ntihage, impyisi mahuma irya ntihage imariye abana nk'utu twatutsi narayihetse, njye ndundarunda umuruho wanjye ukubeze ubupfura mu nda bwo buri hehe. Ibi bifu byanyu ko bitanahaga, murya akaribwa n'akataribwa, inda nini zanyu zimaze abantu, ntimunakigira ku mateka yatubasa ubugome nk'ubu. Ndanababwira muryana inzara, narababwiye ndabasubiye, nimudasenyera hamwe ubundi nk'utu twatutsi ubutatu bwacu, nibuduhuze duhashye umwanzi. Ukugana nyote umuha icyanyu utarinze kwitegereza izuba, ibi byaje mwize kurunda amoko. Ubwo mwe pfundo ni wo musingi wo kwigobotura ishyano nk'iri. Ko mvuga nk'ibyo mukanje inzara impyisi se nk'iyo muhetsi y'iki ko ari mahuma isigaje mwebwe. Ubumba hano ubupfapfa bwanyu bumbaye umwanzi muzampiga. Mushege rero singe gitera, singe watwaye Kizito mwumva mupende cyangwa se Rwigara. Ibi mbona nawe ni nabyo ureba inzozi ziteye uko usinzizi, singe karosi singe uzi byinshi, nge ndi umuhanzi w'umuhanuzi, abasaza bubu nabo ni ntabo. Mpemuke ndamukubu yahawe ijambo, ese abo mu rungano bo ni bande, ubu mu nyangire yahawe ijambo. Ubu mvuze nk'ibi ubu ninjye mwanzi igihugu cyose gihanze amaso. Nge ngurugunzu niho nkomoko ugeze ku cyo mubugani wacu, ingingimira ngira ni ntayo mvoma hafi sinishira aba basare barimo ingona. Aba bana buzuye mu mihanda ibi byabo basigiwe na base, birimo abandi ingabo z'umwami batazi koga baragatoye kuko aya mazi si yayandi. Babasare barimo ingona, impyisi mu bana, impyisi mu banjye, impyisi nahetse, impyisi mahuma. ngiyi mpyisi mwayumvise. N'ibyiruka rya Maheru kavuga nka Mugishara kiriya gisambo. N'ibyiruka rya Maheru naribonye ndibasomere. Igega turahize mu mutwe warisoma nta kibazo, hari abatarizi. Uyu mwana nabyiruye namureze mukunze, yari afite ubwenge buvanze n'ubwana, nkanibaza cyane uko azaba bitinze. Agakura akora nabi uko aho yatobya kondo ngo akurikiza abandi, akabaka iby'iwabo akabyita iby'iwacu. Nabyumva ngahinda, ni ntabwo mbishaka. Ubusambo si bwiza, ubukunze atabeshya aba yigira nabi. Aho amariye gusoreka ingeso ye ntiyacika. Umunsi umwe ndamubwira nti subiza iby'abandi, jya utwara utwuhawe, icyo wimwe ugitinye. Uwo mwana uko ateye biteye agahinda. Aho yaroye neza uko akwiye kugenza, ati ndanze kugenda ngo ntange ibyo ntunze. Iyo utwaye iby'abandi bakuzi bakurora, ntibaze kurwana ngo bihe agaciro mu maso y'abandi. Uragenda ukayora, ukabita abatinyi, ukagwiza iby'iwanyu. Iyi nteruro ndumva nayisubiramo gatoya. We aho yaroye neza uko akwiye kugenza, ati ndanze kugenda ngo ntange ibyo ntunze. Abigize ibye. Iyo utwaye iby'abandi bakuruzi bakurora, ntibaze kurwana ngo bihe agaciro mu maso y'abandi. Uragenda ukayora, ukabita abatinyi, ukagwiza iby'iwanyu.
ubwo arangara nkagira ngo arashyenga, naho aravuga akomeje ati ndumva nahaze guteshwa ibyo nshima ngo nkunde ibyo ushaka. Ubu nshobora kugenda ngashaka aho ndara, ejo nkigaba ahandi, ejo bundi ngakomeza nkagera iyo utakibona, kugira ngo nguhunge amahane ni menshi. Ubwo mbonye icyo cyago gikomeje imigambi yo kwigira icyohe, ngira ngo ndakomeza ndatota ngo none aratinya aze kumva igikwiye. Ibyo wigira byose ndabirora nkazenga, nakwitaga umwana uyu uteye gitwari, agaturana neza n'abitwa ababyeyi. Ubwo utangiye kwanga uwakureza akagukuza, wamurora mu maso inyeri zikavumera, waba wicaye hasi uti intebe nayireke nyishingeho nanjye. Yaba agize ati jya kurora amatungo mu rwuri, ugatangira kwigira icyatwa, ugafunga yakubwira ati ngwino ujye kuzana utuzi, ugafuha ukarwana ukica igiti n'isazi. Ubwo utangiye kwanga amategeko nguhaye, ubusore bwapfuye wabaye rubebe. Njye nkwisi icyo ntazi, icyo ushaka kimashe. ubwo ngubwo arazenga, arababara, ndabibona, arafunga ntiyakoma. Bagize bati yewe ijambo riragatabwa, bahamagaye aranga, bagabuye ntiyabirya, bashashe ntiyaryama. Ubwo nyina akandeba agatinya guhinda, akiruzi umuhungu we, guhinda akiruzi mu maso ya twembi. Yankebuka ngasanga mu maso ye yombi haganje agahinda, amagambo ajya kuvuga ugasanga amugoye. Ndeba byanze kurangira, ni birebire. Ngaho rero reka tuba turekeyeho, ni birebire. murakoze kudushyiraho iyo mpyisi mahuma n'ibyiruka rya Maheru. Ngizo uko inkotanyi zatubonye, nguzi ko inkotanyi zatubonye. Ariko muri ntuza ya mpyisi mahuma arimo kuvuga ati n'abasaza b'ubu ni ntabo, n'abasaza n'ubu ni ntabo, twabuze abaduhanura. Aho kugira ngo baduhanure baragenda batukwisha mu cyobo. Hanyuma mu ibyiruka rya Maheru ngo iyo utwaye utw'abandi ntibagire icyo bakubwira, ugira ngo byose ni ibyawe, ukabita abatinyi. Ngo kuko inkotanyi zatubonye, zabonye turi abatinyi, imyaka iriyanitse, imyaka 29, bavana abantu mu byabo, babasenyera, babicira, bagira, ariko tugakomeza tugakoma amashyi. None se babuzwa n'iki kutwaka ibyo dutunze? Babuzwa n'iki kutwangaza? Babuzwa n'iki gukora ibyo byose? Ngo biza tubireba tukicecekera. Uretse ko hano navuga ko dusigaye tugerageza kuvuga, ariko noneho nidushake n'icyo dukora. Kuvuga, turavuga, dusigaye tuvuga, kandi ibi bintu turabyanze. Ntabwo dushaka ko abanyarwanda bakomeza kwitwa ba Maheru, ntabwo dushaka kwitwa Rubebe, ntabwo dushaka abo ba Rubebe. Nibatubise Kongo, muyirekera amahoro, muzajyayo gucukura, muzajyayo kubakorera. Niba mufite imbaraga, niba mudafite imbaraga muzemere mwicwe n'agahinda nk'uko ababyeyi banyu bishwe n'agahinda kubera kunanirwa gukora. Murakoze. Bazicwe n'agahinda cyangwa bicwe n'inzara, kubera ko byombi byarabishe. Ariko abo abasigaye rwose nabiyo bapfa. Byari urwo bapfuye, ntabwo ari ukubifuriza gupfa, nta muntu utazapfa. Ariko urwo bapfuye ni rubi, rurababaje. Iyo bipfira byari kugira uko byitwa, kuko bapfuye urwo baseka. Ariko uzi kumva ngo uzajya gutwara iby'abandi ngo batagukoma,
ngo batagukoma ukabita abatinyi, ubwo niko basuzugura Kongo. Nibatagukoma uzabita abatinyi, ugenda ubiyore ubitware iwanyu. Ubwo muranyumvira ibyo bintu ariko ntabwo tugomba kubyemera. Queen Linda ari hehe di? Queen Linda ubanza atarigeze ahura n'ibyiruka rya Maheru, ubanza nawe ari kuryumvira. Ni mutoya. Ni kubyumvira aha ngaha rwose murakoze, ahubwo buriya yewe wabumvise b'Amaheru abo ngabo ngo batababwira ngo nimusigeho, ngo bakagenda bakabiyora bakitwarira ngo urumva abo bantu barabahanuzi kera, sibyo by'ibi turi kubona se. Ibyo bitabo nibyo twigiyemo, nibyo byatureze, bitubwira ikibi bitubwira icyiza. Noneho ukabaho hari uburere iwanyu bagwaye, hari n'ubwo wahikuye ku ishuri wabyegeranya ugahinduka umuntu, ukaba umuntu ushaka none se bariya so yanze guhinga, ngo nahinga ngo akitaba amaguru, ngo yayatabye yombi mwananirwa kuvamo, ngo nuko ngo aragenda aramuseka ngo ye ngo niba ari ibyo ngo nuneza ntuzame. Wagira ngo yari ikimara. Nase umuntu uhinga we ahagarara gutya amaguru yombi yegeranye, yarangiza akitabiraho itaka gutya, niko bahinga cyangwa bikomva abantu ni ibigoryi. Ni ukwirata. Biriya ni ubugoryi, biriya ntabwo ari ukwirata, ntabwo ari ukwirata. Ngiye kuvuga ngo Betty biriya ntabwo ari ukwirata, biriya ni ubugoryi. Queen Linda reka nawe ngo akanya ugire icyo ubivugaho, hanyuma twigarukire kwa Tarsisi dusome na comment maze dusoze byo kwa Maheru. Murakoze cyane rwose. Urumva yuko niyo mpamvu na n'ubu ugenda ndi kumirwa mvuga ni kuki Abanyarwanda tutiga no kubera ngewe rwose birandenga mu by'ukuri. I don't know. Simbizi. Urumva ibyo bintu urumviye migani yose abo ba Maheru ni whatever. Ngewe nawe sinzi nimba nari ndiho cyangwa ntariho, ntabwo mbizi. Ubwo nimba ari ibyo muri 40 simbizi. Gatoya mbere yawe byo nta wirirwa kubaza uko byagenze. Wari utaragera muri primaire, wari utaragera muri yari mu binyoni, wari ukiri mu binyoni. Nano kanze. Yeah. So anyway, mu by'ukuri amagambo tuvuga niyo arema, kandi nta muntu n'umwe uzavuga hano ku isi nta mwuka w'Imana afite. Ibyo byose yabavugaga n'imigani bababwiraga mu by'ukuri nibyo by'ibi turi kubona. Nibyo by'ibi turi kubona. Sinzi rero ukuntu twebwe nk'Abanyarwanda ukuntu tuzirinda ibi ntitukaburemenga Imana nta ruhare ibifitemo ibiri kutubaho. Ni twebwe tubifitemo uruhare. Urumva tubifitemo uruhare. Ngewe rero nagira ngo nta n'ikintu ndi buvuge uretse kubwira Abanyarwanda nanone. Urumva ni ukubabwira nanone ese muremeye pe gutya gusa muremeye. Muremeye very simple. Yes. Tukabyemera. Yes. Nimba mwemeye nogeje amaboko yanjye ntabwo tutagize. Yes. Kandi nanone nimba mutemeye uno mwaka nturangira. S'il vous plaît. Mvuge n'igifaransa. Uno mwaka nturangire nimba mutemeye, kandi nimba mwemeye uno mwaka uri burangire mbareba gutya gusa mu by'ukuri. So turi benshi mu by'ukuri hanze, mama my sister, turi benshi hanze cyane, ntitubuze byibura na miliyoni 2 cyangwa se 3 cyangwa 4, aho twagiye tunyanyagira hose mu mpande enye zose zise, hose turahari, kandi bose baba bumva, bose nutumva ino video nk'ingi ukayitumira umuntu, ukayitumira genda batumira pe abonzi bose urumva. So iyo tuvuga gutya kuko ngo nuko turi kurya zama, ubuse giye na mayonnaise ifite singeze sinyifite, ye nta nkoko mfite sinazi nkabyibuha nkabyimba nkicara hari ko nayicaye ko jewe nayicaye, kandi mu by'ukuri ntari na mukuru ku mugani wanyu urumva. Nta n'ikintu mu by'ukuri unarebye n'ikintu giye maranira mu Rwanda, giye n'abantu mafite niwo mfite yarasaze baramuinkotinyi zaramusarije igihe za Kabuga yagiye hose, ubuse nicariye hano kubera rwa rukundo kandi na misi y'Imana yantumye urumva. Moses si umwe ni benshi cyane. Uvuze urukundo, hari umuntu wanditse muri chat
ngo umuntu ukunda u Rwanda ngo yavuga ngo kariya gahugu ngo kangana n'ururimi ninjye wabivuze. None se kariya kantu ubundi urebye ibintu kigize ntabwo wakwibaza ko ari ko ahubwo. Exactly. Oya kuvuga gutyo kwibaza ibyo ari byo. Kuvuga gutyo ntabwo uri kuvuga ngo ngura agasuzuguro gusa abagatuye bikira n'igitaka bira n'ibitaka abantu bazagenda abandi bagaruka. Urumva kira n'igihugu abantu bazagenda abandi bagaruka ariko se abantu nka ahubwo twebwe nitwigaye nk'abantu. Nigiye ntago nigaye kandi namwe ntago mwigaye kuko muri mu kazi. Urumva muri mu kazi. Turashaka ko abanyarwanda bose aho bari bahagurukana nabibabwiye ntago nongera kubisubiramo. Mwese muhaguruke mutanga inkunga uko bimeze kose. Inkotanyi zatanze inkunga zirataha none reba iyo zidukoreye reba ibyo ziri kudukorera ariko mwebwe turicaye ahubwo necyagiye nta n'amafaranga menshi yaragihari nta mafaranga menshi ariko ubu ngubu arahari abantu barayakorera turayakorera. Urumva ubwo ngubwo nka miliyoni zingahe ziri hanze kuko umuntu ndeka mvuga ijana mukuramo izo ntuzizo izo intoragura amayugi kuko zo ntago zumva. Urumva ariko hariho abantu bumva bakeneye kubaho neza kuba mu gihugu niyo tutaba mu gihugu ariko bacu bakabaho neza abari mu gihugu bakabaho neza. Urumva so rero jewe ntagiye kure n'ukubwira abanyarwanda ngenda bakangurira bundi bucya ntabwo Kongo izarwanirira abanyarwanda ni kuko tuzirwanirira. Urumva buri ibintu bihindutse no mwaka na Kongo yahita ihinduka n'ahantu hose dutuye uruhande rwacu hose hagahinduka kubera ko bagiyeho umuntu ugomba kuzana amahoro na Kongo tukajya tuyijyamo nk'igihugu cyacu nkuko na kera byari bihoze. Urazi kugira muri Kongo uri umunyarwanda ukuntu baguhaga icyubahiro ariko ubu ngubu baravuga ngo cyane cyane izina ry'abatutsi tujye tubivuga tubisibireho. Urumva Kagame yarari bakoreye rwose yandurira izina ry'abatutsi bibi cyane. Urumva cyane cyane izina ry'uyugiye ngo tutsi ngo azamututsi ngo mone urabona urumva mu byo mubyishimiye koko. So niyo mpamvu tugomba gukoresha uko dushoboye tugakora buriya butegetsi bitarenze uno mwaka n'ibirenga uno mwaka. Ngerinda I don't think that izongera kugaruka muri politiki kandi ndabibabwiye kubera ko ntabwo ndahiye ariko to me kuri jewe numva uno mwaka utarangiye. Urumva because imyaka 30 utukiri hanze koko inkotanyi ziri hanze ari abantu bakeya zikanagera mu banyamurenge muri za Kongo zigafata amafaranga zigakoteza bakarinda bakadukuraho na nabi batwice batugirira nabi. Niko turagenda n'amahoro ni mukoteza ahantu hose muri mugira ikintu mukora mwiyamizo nyenzi zaje kutwivangamo nyinshi cyane ziri kuturangaza muziyame rwose guhera uno muzi abantu bashaka gutaha ngewe nanjye ndahari tuzafatanya. Rero mama my sister ngewe nta kintu mvuga kuri Kongo cyangwa hehe ibyo twavuze tujyanye nenda abwira abanyarwanda ngo this year uno mwaka nurangira nta kintu bakoze vraiment nzicara simba seke nanjye nzahita wenda hari wenda njya mu Nkotanyi ndakurahiye murakoze cyane ndangirira. Uzajya mu Nkotanyi banza nkumvise none se ubwo kurumva batari kuntarayira jewe banza nkumvise amahushuka numvise uvuga ngo oya hariya ntawe ujyayo aho kujyayo wakwemera rwose hoye umujinya nyine mfite nimbona abanyarwanda n'ukuntu turi beje hanze rwose kandi mu by'ukuri tubaye uburo bwinshi umusururu urabuze burundu nyine niyo mpamvu nanjye mvuze niba batagira icyo bakora uno mwaka ngo bahaguruke bahererekanye bagire icyo nanjye nzingira mu Nkotanyi. Reka nkubwire abanyarwanda ntabwo ikibazo dufite ari ubukeya bwacu si imbaraga nkeya ahubwo turiho umuvumo wo gushira. Tarisi reka ngo nawe oye nukuri ngo amatwi ari mu rupfu niyumva agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenza. Nta kintu tubuze kugira ngo tubone ko turi kurengana ntacyo tubuze kugira ngo twivaneho abaturenganya ariko turiho amaraso turiho umuvumo wo gushira kuko ibintu by'iwacu iyo birebye ubona neza bimeze nk'ibyo kwa Farawo. Mbese Imana yabanangiye umutima iti mubyihorere ko mugomba gushira muri ubwoko bunyobeye. Ariko turafite ba Moses narinze kubaca mu majambo. Moses barahari ariko ntabwo bazapfa gutwara n'abadashaka kugenda.
none batwara abagenda none se abana b'Isirayeli ntabwo uzi ko batwara abagenda bakiriye nyine ariko se urumva bazabajya mube muretse abinangiye babanze banyure mu nzira ubona nyine ko ntabwo ari twe tugomba kubikora nyine abana b'Isirayeli bose bakiriye muri desert kurimbuka ujye kumubwira ngo wirimbuka kandi none se Nowa abaza yankugiye hari abo yashyizemo ku ngufu tari si ijambo ni ryawe nababeke ntabwo nzajya mu nkotanyi nzarinda njya mu kuzimu njya mu ijuru ntagiye mu nkotanyi murakoze urakoze naringize akabazo mu kanya naringize akabazo ariko ndakeka ko kakemutse twari turimo twumva impyisi ndetse twumvise n'ibyiruka rya Maheru impyisi mwayumvise ko havugwamo na Rwabujindiri ngo rurya ntiruhage kwa Maheru rwose umuntu wanditse Maheru wanzaraze FPR Maheru utwara iby'abandi akabyita ibyiwe ngo yarazi Kagame ahubwo himusebe mubwire bati wasubije iby'abandi atereka dati wongeye ntabwo ati ko kubimbisubize koko ati hoya reka rero nisubirize za nkongwa nabonyemo hano muri chat hari nkongwa yitwa Asumani n'abandi muri gutekereza nkawe muri chat ndagira ngo mbabwire ngo bacire umugani kandi ndawucira n'abandi benshi ntabwo ari mwe mwenyine umugani uvuga ngo ubonye abazimu baciye munsi y'urugo rwiwe ntacyo bahitanye ngo agira ngo arusha abandi guterekera abanyarwanda barimo bararira babuze ababo abamaze kurimbukira muri iriya ntambara muri Kongo ntibagira ingano ariko nka Sumani aracyari aha ngaha ngo kubera ko yenda hari yabonye ko FPR nta kiramugira akaba yumva ko hari icyo arusha abagiye ntabwo mbivuze ariko kugira ngo mvuge ko yenda nawe yagombye kuba yaragiye ariko yumve ko kuba FPR ikimushyize hariya ikimureba ataruta bampora iki wagiye Mageragere ataruta bakizito bagiye bagera hariya atarusha no kutsingiza kurusha Kizito waririmbiye ziriya nkotanyi kandi zikarenga zikamwirenza ubwo rero tubwira abanyekongo yenda hari kuko yenda aribo bataramenya ibyizi nkotanyi batangiye kubibona ubu munsi kubera ko zarabihereranye nta makuru bafite zirabihererana ntawe uzi ibyo zikora ariko aho bigeze ubu ngubu ibyazo bimaze kujya hanze batekereza ko abanyarwanda barashize ubu ntabahari kandi ari nacyo tubabwira tuti ziriya nkotanyi zirimo zibabeshya ngo hari icyo zakora hariya ntacyo kuko abagombye kugira icyo bakora bazifasha zarabamaze abana b'u Rwanda abo basore zahereye ku bari bakuze zirica none mwabonye ko ubu ngubu zasatira urubyiruko mwabonye aho zigeze urubyiruko nibwo ziri kwica none se murakeka ko ibyo babizeza bazabikorana n'abandi imbaraga zose bashobora gukoresha ko bazimariye muri Rweru imbaraga bashobora gukoresha ko bazimariye mu Kagera ko bazimariye muri ya misarane no mu miringoti aho amagufa y'abana b'u Rwanda yanamye basigaye bajya kuvana aho bashatse bakayabatiza murabona ko nta mbaraga zindi bafite zo gukoresha kuko abanyarwanda bashobora kuba bakora ibyo bifuza gukora barabamaze none rero n'abanyekongo niba bumva bifuza kuba nk'abanyarwanda nibo turi kubwira cyane cyane abari gukoreshwa mu bwoko bw'abatutsi ntabwo ari bo bonyine bakoreshwa turabizi ko hari no mu yandi moko bakoreshwa ariko nshimira abanyekongo bari barakoze iriya mitwe irenga 120 yari mu burasirazuba bwa Kongo kandi babigiriwemo inama na kariya gatsiko ka Kiringi mashine karabahaye intwaro ngo bajye kwica bene wabo ubu ngubu bamaze gusobanukirwa bakaba baramaze kumva ko umwanzi wabo ari kariya gatsiko ka Kiringi mashine bakaba barahagurukiye kukivuna ari nayo difficulty kagize hariya muri no minsi ubwo rero nkaba numva ko abagifite kubeshywa ko FPR imbaraga igifite ko hari ibyo yakora hariya ntabyo ubwo rero tubabwire tuti nimugarure agatima impembero murwane ku banyu murwane ku gihugu cyanyu twikize abagizi ba nabi be kugumya kuduhekura abo kwishe barahagije nta bandi dukeneye ko bagenda igihe kirageze numva ko awagomba kuba yapfa guhera no munsi cyangwa mu yindi minsi ikurikiyeho yishwe na kariya gatsiko yaba azize twebwe dukomeza kukarebera dukomeza
kugaha imbaraga dukomeza kwicecekera tukinumira mu gihe abandi barimo kwicwa tukumva ko ntacyo bitubwiye. Ndakeka ko rero igihe cyo gukanguka kigeze, abanyarwanda n'abanyekongo n'abandi baturanyi nibumve ko igihe kigeze kugira ngo twikize abagizi ba nabi, twikize abicanyi babigize umwuga, twikize abicanyi batagira umupaka, kugeza aho abanyamahanga babandi twita ngo ni abazungu tunabeshyira ko ari bo baduteranya, ari bo ngubu basigaye basakuza, ari bo bashyirijwe hejuru mu bitabo bandika, ndetse bakashobora no kujya kuri media, bakaba ari bo babajwe n'uko abanyarwanda turi kurengana, twebwe ubwacu tudashobora kubibona. Biteye isoni n'agahinda, biteye isoni n'agahinda. Abandi gukangurira umuntu w'umunyarwanda cyangwa umunyekongo utari wumva iyi mpuruza ko yarakwiye kugira ngo profite iyi opportunity, hanyuma dufatanye uru rugamba. Nibyo duhora tubakangurira. Icyo tubwira rero abari mu gatsiko cyangwa n'abagashyigikiye n'abumva ko kari cyo kabagezaho, ni uko tubabwira ko amazi atari yayandi, amazi atari yayandi, cya gikeri cyogesheje inda kigaca kikahagarara kikoga mpagaze, kiri kubabwira umunsi ngo mwoge mpagaze. Amazi ntabwo ari yayandi, ntabwo ari yayandi. Mu bihe byashize murabizi ko geopolitiki yari ihagaze, ubu ntabwo ariko ihagaze, byarahindutse. Mwabonye ko na Macron yamaze kubona ko ngo kugumya kugenda inyuma ya Amerika ntacyo byazabagezaho. Sinzi rero niba baraketse ko Macron ari we yenda hari ugiye kuba igihangange uno munsi, akaba azabahagarikira bagakora nk'ibyo bakoze mu gihe gishize. Ntabwo mbizi niba ari cyo batekereza, ariko ndababwira nti murihenda kuko uwabahaye za mbaraga yazibakuyeho. Ubwo rero najyaga mbabwira ko imbwa iri mu giti uwayishyizeyo ari uyikurayo, yamaze kuyikurayo, yamaze gutanga n'uburenganzira ko iramutse yanze kumanuka igiti gishobora gutemwa igahubukana nacyo. Ubwo rero ndumva ari byo turimo, nkaba numva ko ibihe bimeze neza. Abari mu gukererwa mu rugamba bari bakwiye kudusanga muri uru rugamba. Wari wavuze ngo ndebe no muri chat, ndumva nafata umwanya wo kureba muri chat nkasoma ibitekerezo by'abadukurikiye. Ndahera kuri Jeanne d'Arc de Warrior kuko niho iwanjye biri guhera, izindi commentaire kwa bari nyinshi zatambutse. Jeanne d'Arc de Warrior avuga ati bihehe, ati kisi nta kisiga imbere n'inyuma kiringi machine. Bienfaiteur ati Rwanda rugari Asumani wowe bizarangira usanze bampora iki iyari ntumurusha guhamiriza di iritavuze umwe. Hanyuma musirikari Rari Marcel ati Asumani ati where are you, ati hungry hyena. Arimo aravuga ati Asumani ngo ni bihehe yashonje, ni impyisi yashonje. Mombasa Kisumu ntabwo yaraherutse, nawe Mombasa Kisumu turagushuhuje. Ariko abwira Rwanda rugari, ubwo na Asumani uri kubwirwa ati ubu ugenda ubeshya ngo uri mu Ramadani, ayayaya uri umukafiri kabisa. Asumani rwose barakubwira, kandi Asumani ntabwo kuba umumotsi bigeze aho ngaho birarengeje, kandi ariko ngo umukunzi w'impyisi burya ngo niwe irya mbere. Komereze iyo mpyisi twayikubwiye, twayikweretse, niba utayireba komeze wihekere iyo mpyisi, ayo ntama yakonje ukomeze uyiheke, ntawe ukubujije. Hanyuma Sanir Shimer nawe ni mushyashya, ndagushuje Sanir Shimer ati mpyisi mahuma kabisa, ati uyu muvugo urengetse. Radio LVE ati aherutse gusohora ikindi gitabo avuga ko FPR yishe abahutu, abatutsi n'abatwa. Ndakeka ari Gasimba François yavugaga, waduhaye umuvugo w'isi harusahuzi. Hanyuma Cedro Muema atariko nukuri mu nyumvira ukuntu mudashobora no kuzayobora, ati baze kwifata mwese mukaziba ngo muri kumva ubucucu nk'ubu.
urabyita ubucucu yego iyi ni ya nkongwa reka nze nsome komantere yawe rwose ati nk'ubu ngo ni indirimbo sha ati cyakora ngwivanze n'ibiziba kabisa mwumva umuntu utekereza ubona ibyiza akabibonamo ibibi ese ubu twamwita ngo iki wowe renze no kuba nkongwa kuko nkongwa yo ari nkongwa zisohoka zikajya hanze y'ikigo zikongera zikota izuba zikongera zigasubiramo iyi ngiyi iri hanyuma ya nkongwa kabisa bo mizike 713 ati mpyisi mahuma rwose ati ubuse biyanduje bwa kenshi bica bahati koko hanyuma radiyo RV akongera tukuri kuzahora gutsinda simama imara ati anyibukije bahati disi buriya bavugaga nyine uriya muntu wakoze uriya muvugo w'impyisi kiriya gisigo cy'impyisi Mukamusoni Liberata Tasumani niyo nambaza nta muyisilamu atukana mu gisibo wa mukafiriwe wagira ngo hari n'injyana byanditse nkunda bisoma nko byanditse Musirikari Irari Marcel ati aba bana bo ku mihanda buriya ibyabase birimo bande Tasumani we ubwo Tasumani uri kubaza Tasumani urimo kubazwa ndakeka ko yenda urabuze kuduha igisubizo hasi Cedro Mwema bo reka ndebe ndakeka uyu nageze gusoma komantere idasobanutse Mombasa Kisumu ati hari n'iyindi mpyisi iri gutukana no muri chat ikoresha pseudo ya Rwanda Rugari ni ya Sumani bayivuze Sumani watubihirije ikiganiro Musirikari Hilari ati Asumani reba abarimo gucengeza impinduramatwara bageze kuri 368 Java wa Mungu ati Mombasa Kisumu ati icyo kinga se ngo ni Rwanda Rugari iby'idini kijya kibimenya ati ni umukomba mbehe w'abari yabicanyi b'inyenzi inkotanyi ngo yanga ingurube ariko agakunda isupu yazo Sumani wabihije ikiganiro Mukamusoni Liberata ati Radio RVI ati ariko bategetse abanyamakuru kumwima ijambo kugira ngo agikorere publicité ati namwumvishe kuri studio radio nta rubanza afite keretse niba yarezwe mu cyumweru gishize ubwo ni wa wundi w'igitabo barimo kuvuga Rwabishingwe Emmaus ati ibi nibyo niyo mugabo yavuze ngo munyishe nazagaruka mfite ubukana bwikubye kabiri ubu uyu munsi sinumva akaze kurusha Bahati Innocent rwose hanyuma Cedro Mwema ati oya ntabwo ibyo yanditse bisomeka Aji Maria ati Mombasa Kisumu ati mpyisi nanjye nayibonye yashishikaye ati gusa iri muri Kongo mu binombe hanyuma ndakubona ari Asumani n'ubundi wakomeje kurangaza abantu reka komantere zireba Asumani zisimbuke Java wa Mungu ati Mukamusoni Liberata komera cyane ndugu ati by'imanza nabonye uvuga hejuru ngo by'urukiko rwo hasi ngo rutegereje icyemezo cy'urukiko rwisumbuyeho ni ibiki nyuriramo pe please ubwo muze gusubira hejuru muri komantere ntabwo nazibonye ntacyo nabivugaho cyangwa araza kugusubiza Musirikari Hilari Marcel ati harimo abibaza nka Sumani buriya nawe akoresha 5,000 nka Cedro bireba Sumani rwose Sumani arimo ashaka kutubihiriza ikiganiro G Maria ati nkunda abahanzi cyane uwanditse buriya wagira ngo yarazi umwaduko n'ibyiruka rya Maheru inyenzi inkotanyi murakoze kutwibutsa impyisi n'amaheru
Mahoro Nyoni Nyinshi ati Madamu Felicite andika kuri YouTube ibyiruka rya Maheru uraribona. Yagira ngo hari kubera ko warisomye nuko tutari twabiteguye, iyo tuza kuba twabiteguye twari kuba twabibumvishije, uburyo twakoresheje nibwo bwashobokaga. Musirikari Hilary Marcel ati Daniela ati aho gupfukamira impyisi napfa ngenda bakandasa nka Rukara. Hanyuma G Maria ati Mombasa ati ndaho ndakomeye namwe komera cyane mba nazivumbuye kare ba Maheru rwose bazicwe n'ubujura n'ubunebwe. Mukamusoni Liberatati Java wa Mungu ati kuri Rerimeri do Kinshasa ati niyonje mu mutwe ati Metre Kitenge usobanura aho amaradiyo yakwijije igihugu ko Mwangacucu yabaye libere kandi atari byo. Umusirikari Hilary Marcel ati Cedro ati Kagame wacuruzaga amagi murumva yari kuyobora igihugu akazakigeza kuki nta kibereye mu mutwe we, naho reka abite spineless yumvaga yariboneye intama zemeye kuyoboka, none reka dukenyere itabaro. Hanyuma Simama Imara ati ise wa Kaga yari goyigoyi, no kuvuga ari umunebwe. Ati ariko se ubundi iyo mivugo kera ko abanyarwanda babaga bahaze batuje ugira ngo hari wabyitagaho? Njyewe nateka ati njyewe nateka nayaziraga kubi, ati njyewe amateka nayaziraga kubi, numvaga ibyo nkeneye mbifite nta wabintesha. Mahoro Nyoni Nyinshi ati Queen Linda waranyanze cyangwa waranyazwa hasi, ati waranyazwe rwose. Waranyazwe rwose kubera ko utamenye biriya twavugaga. Ati wavuye mu Rwanda utize amashuri abanza yo mu Rwanda, ati waranyazwe rwose. Mwe Mahire ndizera ko ntasomye byinshi. Mukamusoni Liberata ati Java yego baravuze ngo nanga ko musoma ngo komanteri rwose ngo sinjya numwe muzisoma n'injye ubabuze. Mukamusoni Liberata ati Java wa Mungu ati gihuha ngo ni libere n'ibyo rezavoka basabye. Sinzi urukiko ruri hejuru y'urwa gisirikari ruri kwiga niba koko ariho agomba kuburanira ngo niho kuko aregwa n'abasirikari. Ibi ngibi bya Mwangacucu byo kuvuga ko bamurekuye ni gihuha, ni hahandi mujya mukinisha ko izi media ntacyo zimaze. Urumva ko biba byahungabanyije abantu benshi cyane kandi ari ibintu by'ibinyoma. Abavoka be basabye ko yahabwa liberté provisoire, hanyuma impamvu batanga rero kubera ko harimo no kuba ngo aburanishwa n'urukiko rutabifitiye uburenganzira, rutabifitiye ububasha. Igirego bakishyikirije, ikibazo bagishyikirije urukiko rurinda itegeko nshinga kugira ngo ruba ari rwo ruca impaka niba ashobora guhabwa iyi liberté provisoire cyangwa se na rura rukiko aburaniramo niba rufite ubushobozi bwo kumuburanisha, ariko ndakeka ko ajya kuburana ibi byose byari byasuzumwe. Ubwo rero abafite ingingimira bategereze decision y'urukiko rurinda itegeko nshinga bita cour constitutionnelle, nirwo ruzabikemura. Ariko Mwangacucu arafunze, ntategerezwa kurekurwa kubera ko ibyo akurikiranyweho. Ibyo byose nurumva ko na gatsiko kabuze ayo gacira naho kamera kubera ko kafatiwe mu cyuho, kakaba rero kari kubona ko bizagakomerana, kagumya gukora ibishoboka byose kugira ngo karebe ko Mwangacucu yarekurwa, ariko ntibizashoboka. Kandi hari n'abandi rega, hari n'abandi twatanze amazina yabo, nababwiye ko hari abandi badepite bo muri kariya gace bakorana na Mwangacucu, bakorana na Killing Machine, batanze amazina yabo kandi ntibaraboneka. Haramwe abashakishwa, hari n'abagishakishirizwa ibimenyetso kugira ngo bazafatwe. Ubwo rero agatsiko gashatse kaba kitonze kuvuga ngo Mwangacucu
karimo karavuga mpiriri na nyina w'umwana atari yaza nk'uko twabivuze. Ejo n'abandi nibafatwa sinzi ko bazongera kugira icyo bavuga kuko barahari kandi twaratanze amazina yabo. Ubwo rero abatarafatwa bari gushakishwa, abatarabonerwa ibimenyetso turacyabyegeranya. Mwe muhagaze gatoya muzabibona. Ntawe rero Mwangacucu agomba kujya. Reka nkomeze komantere. Rwabishingwe Mawusa ati Inkotanyi turazirenganya zavukiye mu rugano, uburere ni bukeya. Ati egise nka karya kana, ati example ati nka karya kana chef d'état major Gasitari yereka journaliste kafashwe mpiri. Ati ntikize ibya maheru ariko Umusirikare Irari Marcel ati abayobozi bo mu Rwanda niba kadahumeka bashyira mu mirima inyoni zikiruka, nyamara wapi ntacyo bibitseho. Sikoyi yarabasuye ngo bifitemo uburinzi, ntacyo yabonye. Okay, ndumva komantere zanyu ntazirangiza ari nyinshi cyane. Reka ngarukira ahangaha. Umusirikare Marcel arongera ati reka bumve umuriro w'Abanahimana, Nsengimana, Hategekimana, Baziyaremye, Habiyakare, Mukeshimana, Mutuyimana, ngo harya ejo abo bana bagarutse babakura ku butegetsi. Kiringi mashine nenda vizuri sana. Ni Umusirikare Irari Marcel. Hanyuma reka some indi komantere imwe. Nari ngiye gusoma iyi ngiyi ya Java wa Mungu usanga ari mu rubanza na Sumani, kandi Sumani arimo araturangaza. Ndabona ariwe wihariye ikiganiro rwose. Mumbabarire ntabwo ndasoma ibya Sumani. Ndebe komantere imwe hanyuma dusoze izi komantere. Beya mwese na Sumani. Atari kose kuki musoma message z'izo nyenzi ziza zivuga ubusa, mujye muzireka kuko zihembwa amandazi ya Nyiramongi. Mutubabarire tuzisoma bitaduturutseho kubera ko tuba turi kugenda tureba komantere zatanzwe, ntabwo tuba twabonye umwanya wo kuziyungurura, ariko hagize igitekerezo kizima batanga tukagisoma ntacyo bitwaye. Gusa twizere ko ibyo turi kuvuga hari icyo bari gukuramo, yenda nibatanacyumva uyu munsi ejo bazacyumva. Nta uvumira itararenga. Rero nkuko nabivuze bwa mbere, turi ahangaha kugira ngo tubaburire, turi ahangaha kugira ngo ejo uw'inkota izahitana amaraso ye azamubazwe ntazatubazwe, kubera ko arizo nshingano dufite. Ntabwo rero tuzacibwa intege no kuba mwadutuka. Ibitutsi ntacyo bishobora kuduhinduraho, ntacyo byatugabanyaho, nta n'icyo bishobora kugabanya kuri message tuba twatanze. Uwabashutse akababwira ko inganzo yo gutukana ariyo izasubiza urugamba inyuma, yarababeshye. Mwari mukwiye guhindura, ahubwo igibura mugashaka ibitekerezo bindi bishobora kuba byakonvenka bikavuguruza ibyo tuba turi kuvuga. Niyo nzira yonyine mwabona yo kuducecekesha. Naho Asumani kwibwira ko gutukana n'abandi muri gukorana ko byagira icyo biduhungabanyaho cyangwa bikagabanya message twatanze, nta na hatoya aho ngaho gukura inzira ku murima. Madamu Felicien Mayire nagusubiza ijambo kugira ngo dukomeze ikiganiro. Urakoze. Ngira ngo ntabwo dukomeze ikiganiro, ahubwo turerekera ku musozo. Ibiganiro byo nakagaruka, nta munsi tuba tudafite ikiganiro. Ubwo rero reka kwinirinda niba afite nk'akajambo yumva yaba adashaka kuniganwa akavuge, hanyuma twerekera ku musozo. Murakoze cyane. Ngiye nsoza festival, ariko ntabwo muzi kurokinga. ni murokinga Sumani, reke kuderanya abantu nasoni. Igisaza gitereye aho mwaguze nyereka genda icyuzu wandu umwuzukuru wacu. Icyo gisaza kiza kuderanje gusa. Ntukaba umwuzukuru wa Kirakimara. No, ni age. Ni age yenda, ariko tu ni age.
inihende ariko yaba ari umwaka byaba ari ibibazo. exactly. So mujye mumurokinga cyangwa musibi ntuze kujya twikomereza ibyacu urumva niko kazi kaba kamuzanye kugira arangaza nzaba cyagifunguzo yes bameze kuriya mujye mubakubita intahe bakanamusubiza bajye bahita basiba gusa byo intahe mu gahanga bagende nimba ashaka agenda yicara ku YouTube yumva ariko nta mwanya afite yo gukora comments. So yes, so murakoze cyane. Yewe ibyo twavuze byose nizere ko abanyarwanda babyumvise. Mu by'ukuri nta mwanya dufite wo wasting anymore, nta mwanya dufite wo guta nanone ntawo rwose bumva nta muntu nutse n'abadafite ubwenge bagende bari kuko basenga basaba Imana wisdom, basaba Imana ubwenge ibafungurira amatwi y'umwuka n'amaso y'umwuka, bagira icyo bareba, bagira icyo babona urumva. Kuko njye rimwe na rimwe nicaye ndareba nkashishoza nkavuga ni Imana iri gukubura urumva. Imana hari ibintu iri gukubura, iri kuvanaho umwanda wose, ntabwo izamanura rwose. Jerusalem nshya, ibintu by'isi Imana yagiye tubwira byarabaye. Iyo Jerusalem Imana ivuga ntabwo n'abantu bazima ishaka urumva, n'abantu bazima ishaka batekereza nkayo, batekereza bakora ibintu nkayo, bagira bate urumva, badahohotera abantu, batagira gute, abona ibishaka b'intungane. Kandi nizeye ko nubwo turi abanyabyaha ariko mu by'ukuri nta mutima mubi dufite nk'uw'inkotanyi, nta nubwo uzatubamo, nta nubwo reka rero natwe tuzatoranwe muri abo bantu bazajya kuba mu gihugu cy'u Rwanda nta mahana hari, nta n'ikibazo gihari, nta kurebana ku mazuru ku mugari, nta gutukana, nta kugira gute, nk'uko dutuye hano umuntu agahita akagenda wasanga kuvuga ngo hayi, ukavuga ngo hayi utabishaka niyitira ntagire ikintu agutwara. Ni ibyo ngibyo dukeneye. So ariko rero ibyo ngibyo bizashoboka ariko twese tubigizemo uruhare nk'abanyarwanda kandi turabishoboye. Mu by'ukuri turabishoboye, tuvuze ntitugahe shitani imbaraga ngo tuvuge ngo biragoye. Ntabwo bigoye tubishyize ku murongo tukabiha imbaraga rwose, tukiha imbaraga z'Imana rwose, maze tukayifasha akazi twakwikura muri uno mugozi rwose. Ntitunarindire ngo abakongomani badukuremo cyangwa bazanadukuramo, no twe twenyine twibyaremo imbaraga kandi bidatinze. uno mwaka nurenga rwose n'Imana rwose izabakuraho. Nukuri urabona ukuntu abana b'Israeli bashiye muri desert barashira bose, hagizeho 2 batari 3 urumva, kandi bari abantu benshi cyane muri kunyuma. Rero nimba mushaka ko bimera gutyo rero nimurindire ubwo sinzi ikintu, ntabwo muzarenganya Imana kuko ntabwo cyagize, yabafunguye amaso, nta kintu yabimye. Abafite nibagira ibyo bakora, nimugira inama, nimukora inama, dutahe abantu batahe, mujye gukiza abanyarwanda basigaye hariya. Ndumva nabaraho n'abandangirije naho ibya Kongo byo ntabwo bazabashobora. Kongo se kwikomeye, Kongo irakaze na nyenziza ishobora, niyo zarare zigenda, niyo zateka ibuye rigashya, ntabwo bizashoboka. Ahubwo buriya yenda babajwa n'abanyarwanda kuko intambara n'ejo bundi yaza, kubera ko noneho banadekaraye yuko Kagame yavuze yuko ari kurwanira imipaka, ari kurwanira kugira ngo agarure ubutaka bwavuye kuri ntuze ku Rwanda. So nimba ari uko rero urumva ko ari igera yibura noneho nubwo ari n'abatutsi bashaka kujya iwabo cyangwa bari kurenganya, nubwo ari bo babavanye hariya iwabo muri Kongo bakabajyana mu Rwanda, ngo ni itsinzi, ngo nibajye gufata iby'abahutu bagiye bahunze, ngo nibagende babifate, ngo ni mbese ngo bubake igihugu. So rero nagira ngo mbabwire yuko ibyo ibihugu intambara n'igiye gukara, ahubwo ikomeye, nanjye ndi kuyibona ikomeye, kubera ko noneho bari kuvuga ngo bashaka gufata ubutaka bw'abandi. Yukiringa gufata ubutaka bwa Kongo, iyo ni intambara rero mushoye, noneho igiye kubarwanya. Very good, izi kuri kurwana n'igihugu nkuko Ukraine iri kurwana n'intuze n'Uburusiya. Ubwo niko ngiye mbona bigiye kugenda rwose. Ni muri ndero za Sokoyi zirahari, zaraguzwe rwose, mwebwe nazo mugira maze kana nizo mwazigura siki ntacyo. So rero uri muri ndiri iyo ntambara ibe niba ibyo birabareba. Ubwo abanyarwanda baturiye ibihugu hirya no hino, baturiye imipaka, nibatangire bahunge. Byo kuvanga ngo batuburije guhunga, nimugende mu banyanyagiza rwose. Iyo umuntu afite ikibazo aragikemura ako kanya, utarinze kureba ngo yarampagarika no twinjira muri Kongo ntawaduhagaritse, twagendaga nk'inzuki gutyo gusa. Kandi nabateye story inshuro nyinshi cyane yuko uyu muntu ababaye atareba ikiri muri iruhande, arakubita umugeri icyo ahuye nacyo cyose agahutaza akahita akagenda. So rero ngiye naho ngarukiye, naho iby'abanyarwanda byo nibishakira inzira, naho nibatishakira inzira nta muntu n'umwe rwose uzayibashakira, uretse ko turi hano tuvuga tubakebura amaraso yabo, ngende ndongera ndayakaraba.
mba navuze ntako mba nagize. Murakoze. urakoze Queen Linda. Tarisisi niba nawe ntacyo yibagiwe yindi cyangwa kandi yakongeraho mbere yuko dusoza. urakoze, reka yenda nsoze mbwira abanyarwanda badukurikiye n'abanyekongo cyangwa abandi bose badukurikiye ko nk'uko babivuga baravuga ngo akanwa karya ntiwumve, havuza induru ntiwumve. kariya gatsiko ntacyo kigeze kamarira abanyarwanda. intambara kagiye kwishoramo zose nta munyarwanda wigeze abyungukiramo. ibyo kagiye kwirundaho ntawe kabihayeho. n'abo banyekongo kagiye gakoresha kakabashuka baba batutsi kiyitirira ntacyo kabamariye. karabangaje kabajyana mu makambi bari kwicirwa n'inzara. kabateje imitwe yitwaje intwaro irimo irabarimbagura irimo irabica. ubu ngubu abo bitwa ngo ni M23 bagiye hariya barimo kubasahura amatungo yabo, batwaye inka zabo, batwaye ibyo mu nzu, nta kintu na kimwe bari kubasigira, nta kintu na kimwe bigeze bungukamo. Bityo rero ni ukuvuga ngo izo ntambara z'agatsiko nta wundi ukizikeneye, nta n'utegereje kuzazishyigikira kuko ntacyo zitumariye, ntacyo zimariye abanyarwanda, nta n'icyo zimariye abanyekongo. inzira bari bahawe rero yari yoroshye. Niriya Kongo yari yemeye kwinjira muri East Africa Community kugira ngo bahuze uburyo bwo kugira ngo habeho guhahirana. None iyo nzira barayanze, bamaze kuyanga rero ubwo kuba bifungiyeho umuryango rero ndumva ari bya bindi njya nkunda kubabwira nti muhagarare ku zanyu ngiye gutwika iyanjye. Ubwo rero namwe muhagarare ku zanyu mureke kara gato gatwika iyako. Nicyo kigasagwa muri biriya kandi yaraburiwe. Kubera ko numva ko ntawe wagombye kwirirwa avuga ngo ntiyarabizi. Ntacyo tutavuze muri makeya. Tukaba rero tuvuga tuti agapfa kaburiwe n'impongo. Banyarwanda banyarwandakazi, ako gatsiko ni mu karekere ibyako, nta n'ubushobozi gafite ntikabashuke ngo intambara kabashoramo hari icyo kazazikoraho. ubu ngubu igihe cyarageze kugira ngo twishyure ibyo kangije, twishyure abana b'abandi kamariye ku icumu. Mwishaka rero kugira ngo mugakurikire mujye kwishyurana nako kandi mutarasangiye. Icyo tubasaba no kugira ngo muzibukire, ture bihehe hasi. Mako niwe wabiririmbye, muture bihehe hasi, muhetse impyisi ntabwo ari intama muhetse. Rero nkaba ngira ngo nshimire abadukurikiye, kandi mbabwire ko dutangira kino kiganiro hari Brigitte yari yababwiye ko muri kudukurikira kuri Nanze Konti hariho nawe birakureba. Oya, ntabwo turakoresha ubwo buryo bwo guhitisha ibiganiro ku masheni yombi icyarimwe, ariko iki kiganiro kiraza kubageraho mu kanya kuri Nanze Konti hariho TV. Niturangiza muraza kukibona. Ubwo rero nkaba mbashimiye kandi nongera kubibutsa nti inkunga tubasaba ni ugukora subscribe, ni ugukanda like no gukora share. Ababishoboye nabo bakakora join. Ubwo rero nta yindi nkunga tubasaba. Nitubona iyo ngiyo mwayiteye tuzamenya ko n'izindi ntambwe ziri imbere, ariko iyo tubona ibyo ngibyo nabyo bibananira kandi nta bundi bushobozi basaba, bitwereka ko mutari mwakanguka, mutiteguye kuri uru rugamba. Ubwo rero niba mudashobora gukora koroshye, sinzi ko ibikomeye tuzabibasaba ngo mubikore. Nkabangira ngo mbabwire nti mwiminjiremo agafu. Nitwe turi gutinza uru rugamba kandi uru rugamba rworoshye. Imana yaradufunguriye inzira, Imana yaradufunguriye amarembo, Imana yaduhaye feve iravuga ati mugende, ni mwebwe muri kwirangaraho, ni mwebwe muri kwikerereza mu butayu, ubundi feve mwarayihawe. Nkaba rero mbashimiye mwese abadukurikiye, nshimiye nabo twari kumwe mu kiganiro. Mwemayire mwagusubiza ijambo. Akoze cyane. Ndabona mugenzi wacu Honorable Brigitte nawe agarutse, yanze kugenda nk'umugesera. Ushobora no kuba ko bari umugesera akazi, ariko ntabwo nashaka reka muherere akanya nawe abasezere, hanyuma mu kanya nanjye ndabasezeraho ndi uwa nyuma. Murakoze nyakubahwa Minisitiri d'Etat. Ndi umusindikazi, ntabwo turabagesera. Nagize akabazo gatuma ngenda, ariko rero ndagira ngo nshimire ikiganiro uko cyagenze kose, ndibuze kubikurikira nyuma, ariko nkomeze mvuge ko tugomba kurwanya ikibi. Numvise abantu baza gutukana, ariko abadutuka ntabwo ari abaduca intege, ahubwo batuma tugira imbaraga zo gukomera, kubera ko turarwanya ikibi kandi isi yose irakibona.
rero dukomeze uru rugamba ni urwacu, hanyuma dukangurire akomeza kwiruka inyuma dukangurire nkongwa zimenye ko ikigori kigiye gushyirwa mu isafuriya, zive mu ikigori hakiri kare zitarashyana nacyo, kuko ntago izo vitamine ntago tuzikeneye. Murakoze. Murakoze madamu honorable. Ntabwo dukeneye inkongwa, niyo itekewe mu kigori urya ugiye kukirya arayijugunya ntayarya. Ubwo rero rwose nkongwa nimwisubireho, ariko muyoboke ko ntabwo mwumvise ibyo Rucagu yabwiye bene wabo. Rucagu yabwiye abantu bo mu Ruhengeri ati muyoboke, twaratsinzwe, muze tuyoboke. Nahizi rero nkongwa nazo niziyoboke zaratsinzwe. Ntabwo mubibona ariko muzi ko mwumvishwa n'imigeri nka moto pe. Muve ku cyejo, mureke nkongwa, mureke kiringa imashini ipfe yonyine, ariko kuko muzajya mubazwa n'ibyo mutagizemo uruhare. Reka nshimire rero nanjye koko aba barakoze subscribe, nabonye ngewe batakinayikora ari benshi, kandi sinavuga ko mwese uko mbabona hano mwakoze subscribe, haba harimo ababyirengagije. Nagira ngo mbabwire rwose ngo mukore subscribe, mukore like, mukore share, mukore join bo, abajoin bo mbafitiye agashinguracumu, something else. Hari akandi kantu k'umwihariko kanjye namwe mwe turi twenyine, nzakabamenyesha mu minsi iri imbere. Ubwo rero mwebwe murahishiwe rwose, mushatse mwakora join muri benshi, kuko batarayikoze bazagira ishyari. Murakoze, umugoroba mwiza, nizere ko turi kumwe n'ubundi ejo isaha nk'iyi. Same time, same place. That's what I want to say. Yeah.